umugisha Imana itanga, amahoro, umunezero, kugirirwa neza ndetse n'urukundo rwayo bibe muri mwe kandi bigwiriye. Imana ishimwe cyane. Ndabasuhuje cyane, ni mwene so Ernest Niyonsenga. Dushimye Imana ko uyu mwanya yongeye kuduhereza ngo tuganire ku byanditswe byera. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 11:28. Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Imana ishimwe cyane. Urwandiko Paul yandikiye Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4, ijambo ry'Imana riratubwira ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nayo. Imana ihabwa icyubahiro. Bene data, mbazaniye ijambo rivuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu byinshi byagiye bikurushya kandi byagiye bigora ubuzima bwawe. Wagiye unyura mu misozi, wagiye unyura mu mataba, ariko aho hose hagiye hakurushya umutima. Ariko mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Imana ishimwe. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ko uri umugwaneza, uri umugiraneza. Neza yawe si ya none irasanzwe, wahozeho, uriho kandi uzahoraho. Ijambo ryawe ni ukuri, rigira umumaro wo kudutunganya kugira ngo twegere Mwami Imana ubwiza bwawe. Cyakora cyo Pawulo yaranditse ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko n'imbaraga ihesha uwizera gukizwa. Imana ishimwe. Kandi ngo muri bwo niho tuboneramo gukiranuka kw'Imana. Nasenze kugira ngo iyi mitima izumva Mwami Imana ijwi ntizinangire, kandi uzagire icyo uhindura mu izina rya Yesu ku muntu wese wumva iri jambo ryawe akarizirikana, rizashora imizi mu mutima we. Mu izina rya Yesu Kristo, bana natwe, imbaraga z'Umwuka Wera zikomeze ziriherekeze, zice mu izina rya Yesu imbaraga zose z'icyaha. Mu izina rya Yesu. Urakoze cyane kubanye natwe. Amen. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro. Turimo turavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Aya ni amagambo Kristo yavuze ubwo yarimo yigisha. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Rero tujye gusoma ijambo. Reka tubanze dusome, ari nabikomojeho kare, avuga ngo urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Kadusome mu izina rya Yesu. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 6 uratubwiye ngo kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati aba data. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Bene data, kuko Imana yakunze abari mu isi, yarankunze nawe iragukunda. Urwo rukundo irwandikisha mu mitima yacu amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo, ubwo yamwoherezaga agapfa akabambwa ku musaraba. Hashimwe Yesu wadukijije ibyaha,
hashimwe Yesu utaraheze mu gituro. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niwe mfura mu byaremye. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo kandi niwe uhesha byose kubaho. Imana ishimwe. Ngo kandi ngo niwe wabaye imfura mu kuzuka. Haleluya. Hashimwe Yesu ko ataheze mu gituro. Ibi ngibi bitwongerera ibyiringiro kuko abamwizeye bose nibapfa bazongera bazuke. Imana ihabwa icyubahiro. Ndishimye cyane, ndanezerewe. Uyu nguyu rero Imana yaramwohereje kugira ngo acungure abatwarwa n'amategeko, ngo biduhindure guhinduka abana b'Imana. Imana ishimwe. Bene data, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ababyawe ubwa kabiri abaye icyaremwe gishya. Mu kubyarwa ubwa kabiri ahinduka umwana w'Imana. Imana ishimwe. Ngo bya bindi bya kera, za ntambara yarwanaga nazo, za ngeso yahoragamo zamunaniye, bya bindi byose byamutwazaga igitugu, kwa gutwarwa n'amategeko, byose biba byibagiranye. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi iyo ahindutse umwana w'Imana, Paul yaranditse aravuga ngo kandi kuko turi abana bayo, ngo nta nicyo gituma Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu. Aravuga ngo abadata. Umwuka w'Imana uhamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Iyi mitima itaducira urubanza, turatinyuka. Imana ishimwe. Bene data, mbaza ni ijambo rivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 kugera ku murongo wa 30. Bibiliya iravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera bitaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibintu bikenewe kugira ngo Imana ibashe kukuruhura. Bene data, iyo umuntu amaze kwibonaho ububi, biba ngombwa yuko atera intambwe avuga ngo mwami Imana, nibonyeho ububi ariko nkeneye kwera nk'uko wera. Imana ishimwe. Nkeneye kwera nk'uko wera. Akazana imitwaro ye ku musaraba akayitura. Imana ishimwe. Imitwaro yacu yose, imitwaro yawe yose wigeze ku musaraba. Numara kugera ku musaraba urakurwaho imitwaro yose. Hari imitwaro y'ibyaha ikuremerereye, hari imitwaro y'ubuzima ubayemo wowe wamaze kwizera, ariko ukaba uri mu buzima butuma hari ibyo utakira cyangwa butuma hari ibyo wakira, ariko Satani akagenda abitwara uko bwije n'uko bukeye. Hari imitwaro myinshi y'imibereho ndetse n'intambara ugenda uhura nazo mu buzima, ariko Kristo niwe wavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe ngo nimuze munsange ndabaruhura. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Aravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Imana ishimwe. Munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Ijambo ry'Imana, Yesu arimo araganira n'abigishwa, aravuze ngo muri mwebwe ushaka kuba mukuru aba umugaragu w'abandi. Yesu yicishije bugufi abana natwe. Uyu nguyu yari Imana, ntabwo yigeze amenya icyaha, ariko Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo duhinduke gukiranuka Kw Imana. Imana ishimwe. Uku guca bugufi Yesu yagaragaje, yemera kuvuka nk'umuntu kugira ngo azane wowe
akwegereza umusaraba, nawe wongere ugire kamere y'Imana. Imana ishimwe, wongere ugire ube umwana wayo, ugire ishusho nk'iy'Imana. Imana ihabwe icyubahiro, nawe uruhuke iyo mitwaro yose. Imana iyiguture, ugende wemye, bya bintu bya kera wagiye ukora byibagirane. Uyu nguyu yicishije bugufi kugira ngo uhinduke gukiranuka kw'Imana. Imana ishimwe. Ni ukuri aravuga ngo noroheje mu mutima, ngo namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Imana ishimwe. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Umuririmbyi yararirimbye ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, ariko kwa data niho wasendereye amahoro. Imana ishimwe. Iyo turi muri Kristo Yesu, uko tuba turi ibyaremye bishya, tuhabona uburuhukiro. Imana ihabwa icyubahiro. Muri Yesu niho honyine hari uburuhukiro, nta handi. Mu rugo waruha, mu kazi waruha, mu muryango waruha, abana bakurusha, umubyeyi akakurusha, umudamu cyangwa umugabo wawe akakurusha, ubuzima unyuramo bwakurusha bukakunaniza cyane. Wakimuka ukava aho utuye ukajya ahandi ugakomeza kuruha, bakuzamura mu ntera ukaruha. Buri wese aho umuntu agiye abindushye yaho, ariko iyo ugeze muri Kristo, haleluya, iyo ugeze muri Kristo uraruhuka. Imana ishimwe. Iyo ugeze muri Kristo uraruhuka, nibwo buruhukiro buzima twabonye. Imana ishimwe ko twakuweho imitwaro, ibyadutwazaga igitugu yarabituruhuye. N'izina rye nahabwa icyubahiro, nahabwa icyubahiro. Aravuga ngo kunkorera ntabwo biruhije, kandi umutwaro wanjye nturemereye. Imana ishimwe. Pawulo niwe wavuze ngo kandi kuko turi abana bayo, ngo nicyo cyatumye yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu. Avuga ngo abadata. Imana ihabwa icyubahiro. Abadata ntabwo baruha, abadata bararuhutse, babonye uburuhukiro buzima, babonye uburuhukiro mu mitima yabo, bafite amahoro atemba nk'uruzi, mabisi ntabwo bayazi. Imana ishimwe cyane. Mwene data, niba nta mahoro ufite mu mutima wawe, emerera Yesu agere mu mutima wawe, emerera Yesu agere mu buzima bwawe, ahindura ibyanze guhinduka. Imana ishimwe. Numara kumugira muri wowe, wamaze kumwizera, arakubera umwami. Wamaze kumwizera, arakubera umukiza, agukiza ibyaha, akuruhure iyo mitwaro yose. Narangiza ayobora ubuzima bwawe, aba umutegetsi. Ngo ntabwo umucyo wabana n'umwijima. Icyo Imana ishaka, irashaka yuko kugira ngo Imana ikuruhure, banza utere intambwe, uyemerere, uyihereze ubuzima bwawe, wemere ikuyobore. Kandi ni ukuri, Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Tujye gusenga Imana ibarinde mukiri mu isi, Imana iturinde tukiri mu isi. Fata imitima yacu iyikomeze mu izina rya Yesu, kuko intambara ni nyinshi ugenda urwana z'uburyo bwinshi, zigenda zigoye kandi ziraruhije, ariko hari uburuhukiro twabonye mu mitima yacu. Abizeye dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Niba nta byiringiro ufite by'uko uramutse upfuye n'uyu munsi wajya mu ijuru, tujye kugusengera Imana. Nawe utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uhereye uyu munsi wumve ko hari icyo Imana ishaka gukorana nawe.
wumve ko hari umurimo Imana ishaka gukorera mu buzima bwawe. Kugira ngo ubone uburuhukiro bwuzuye, ugomba kuba uri muri Kristo Yesu. Ugomba kuba uri muri Kristo Yesu, waravutse ubwa kabiri, uri icyaremwe gishya, warabyawe n'Umwuka Wera. Ufite ubwo buzima rero abasha kubaho nk'uko Imana ishaka, ntabwo aba akiyobora, kuko ijambo ry'Imana Yesu arimo araganira na Nikodemu, aramubwiye ngo kuko utamenya aho umuyaga uturuka, ngo naho ujya naho ugana, ngo nta niko umuntu wabyawe n'Umwuka Wera aba ameze. Nyine aragenda aho Umwuka Wera amujyanye niho ajya. Imana ishimwe cyane. Kandi ndagutangariza yuko umuntu umeze gutyo, ubayeho uko Imana ishaka, ntabwo akiyonona. Oya, ntabwo yiyonona rwose, ahubwo ubuzima babayemo ni ubuzima bwo kunezeza Imana, ni ubuzima bwo kwishima, ni ubuzima bw'urukundo, ni ubuzima bwo kwihangana, ni ubuzima bw'ubugwaneza. Afite amahoro atema nk'uruzi, nk'abisi ntabwo bahayazi. Icyampa ngo namwe ayo mahoro muyabone uyu munsi. Aya mahoro ni ukuri muyahabwe uyu munsi. Abarushye n'abaremerewe rero, nimuze musange Kristo arabaruhura, mumwigireho kuko ari umugwaneza kandi yoroheje mu mutima. Arashaka kubaho uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kumukorera ntabwo bigoye kandi n'umutwaro we ntabwo uremerewe. Imana ishimwe. Tujye gusenga Imana. Wewe wumvise hari icyo ugomba gutunganya, ubwira Imana, uyereke ububi bwawe. Numara kuyereka ububi bwawe, uvuga ngo Mana ndagarutse, mpindura igikoresho cyawe. Uvuga ngo nkoresha icyo wampamagariye, mpindura uwo ushaka komba we. Kandi uvuge ngo ibya kera nari ndimo ndabiretse, ahubwo nemeye kugukurikira. Haleluya. Uvuge ngo nemeye kugukurikira, umpindura igikoresho cyawe. Umvuga uti reka nshure inkamba zose zimvemo. Umpindura igikoresho cyawe, uhora unkoresha kandi unkoreshe iby'icyubahiro, iby'umumaro, unkoreshe mu bwami bwawe. Tujye gusengera Imana, kandi n'ufite ibibazo byinshi bitandukanye turasenga Imana kugira ngo imanukire kugutabara. Kandi Imana yacu niyo kwizerwa, ifite imbaraga mu isi no mu ijuru. Imana ishimwe cyane, kuko iyivuze biraba, yategeka bigakomera. Abafite uburwayi butandukanye, Imana ibasha kubukiza. Bwananiranye bajya kwa muganga bikanga, bakabura indwara, ariko muhumure, Imana ije kugera kuri ubwo burwayi bwanyu. Wowe uyemerere gusa, uhindukire. Numara guhindukira, maze usabe Imana icyo ushaka, urakibona mu izina rya Yesu. Reka dusenga. Ni wowe murengezi wacu, ni wowe mutabazi wacu. Mwami Imana, turazi neza ko ubana natwe iminsi yose yo mu buzima bwacu. Ugenda ukora ibyo tutashobora, ugenda utunganya ibyo tutatunganya, ugenda urema Mwami Imana, kandi ukubaka ibyasenyutse ku buzima bwacu. Habwa icyubahiro kuko uri Imana nkuru. Turagushimiye ko ubanye natwe muri uyu mwanya w'ijambo, na niyo mpamvu harimo ababonetse ko hari ibyo bagomba gutunganya. Hari ababonetse ko atari abana b'Imana. Hari ababa bafite ubwoba bw'urupfu. Hari abari bafite ubwoba bw'iminsi n'ibihe. Hari abari barushye mu mitima yabo, bakeneye uburuhukiro. Uko ijambo ryawe ritubwiye ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Hari abibonyeho ububi, bifuje kubuhindura kandi bagakurikira inzira y'agakiza. Abangaba Mwami Imana, ngwino ubahereze agakiza kawe. Ngwino ubabature ku ngoyi z'ibyaha. Ngwino ubabature Mwami Imana ku by'abatwazaga ibitugu. Mu izina rya Yesu Kristo, abangaba nabo bahinduka ibyaremwe bisa, ibya kera byibagirane, ahubwo batangira ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Na niyo mpamvu Mwami Imana nongeye gusenga mvuga ngo bakimara kubaturwa kuri ibyo by'abatwazaga igitugu, bakimara guhindukira bakaba abana bawe, bakimara kukwizera, hari ibindi bibaruhije byo mu buzima busanzwe, imibereho bitari kugenda neza, byaba indwara, byaba imibereho, byaba Mwami Imana
imisozi itandukanye bagiye bahagararaho, ibigeragezo byo mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, ibyo byose Mwami Imana ngwino bagereho, uhindure ibyanze guhinduka ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mbasabiye uburinzi muri uyu mwaka 2024. Ni umwaka ugoye, ni umwaka uruhije, ariko Mwami Imana ijambo ryawe rirambwiye ngo namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yabo. Izindi rirambwira ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda abamahoro masa, kubera yuko akwiringiye. Abangaba barakwiringiye, abangaba barakwiringiye. Ngwino barinde rero amahoro masa, babona uburuhukiro mu mitima yabo, kandi bongerera ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo. Abari bacitse intege ubongerera imbaraga mu rugendo, kandi ukomeze Mwami Imana abari batentebutse mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane Mwami, hari icyo ukoze ku buzima bwabo. Urakoze cyane Mwami Imana ko hari ibyo uhinduye. Urakoze cyane ko hari abo ukijije. Urakoze.